sinzi umunsi tugeze kumuserereza turi kuganira brage aravuga ati kuko afite nimba ibiro 170 aravuga ati njya nibaza niba mpfuye nabona isanduku bashyiramo ariko twaraganiraga komera none nkuko yabivuze ari ukuntu umuntu avuga ikintu kikanaba ariko atazi ko bizaba yabivuze aganira turi kuganira bisanzwe none kugeza uko yabivuze n'ubundi byabaye hano twamenye ko impamvu gushyingura byatinze bakoresheje isanduku iba ntoya none bagiye gukoresha indi urumva ijambo yavuze ubundi ryabaye nta kundi indi mu ntara ihanagura biba ngombwa yuko nahise nza ko bari bavuze ngo barashyingura uyu munsi kandi sinari mpari reka uretse ngufashe ke ni ibintu bitoroshye ntago ihangane ari kunganiriza ambwira ati akanajya kunanira ujye ubigenza utya yakundaga kuganira kenshi arambwira ati se umugabo wawe cyangwa se iyo kuvamwo abana niko kantu nibuka nkumva karambabaje kuko kari kasekeje aravuga ati kuva abana n'umugabo wawe mwari mwanika matera Gasaro TV. Yes, bakunzi bacu rero ndabasuhuje aho muri hose ndetse mbabwira ngo uyu munsi ntago turi bubabwire ibintu byinshi nkuko bisanzwe nkuko mubizi rero Big Boss navuga ngo yitabye Imana ku munsi w'ejo wo ku cyumweru uyu nguyu rero akaba yari inshuti ya Big Boss navuga ngo yari nka mushiki we tukaba tugiye kuganira nawe Keza biti sawa gake ni gakeya reka mbanze mubwire ngo ukomera cyane ndetse dukomerane hanyuma se umuntu bita Big Boss ni umuntu mwari mubanye gute Big Boss yari umuntu twahuriye muri groupe dukina filime nko twamenyaniye mbere najyaga mubona kuri social media bisanzwe ariko tutarahura ubwo twahuriye muri filime tumenyanira aho ngaho hanyuma Big Boss yari umuntu navuga ngo ukina muri filime yanyu ubundi muzima busanzwe ni umuntu mwari mubanye gute ni navuga ko ari umuntu uzi kuganira umuntu ukunda abantu ni umuntu nta kibazo na kimwe yarafitanye n'abantu nimba banahari ni bake njyewe twahujwe na filime Paul komera niho twamenyaniye tuba inshuti turakinana aba nk'umuvandimwe navuga ko yari amaze kuba nka famiye yanjye ya hafi yego kuko yari umuntu wajyaga aza twahuraga kenshi tugiye gukina ariko na nyuma yo gukina yaje inaha mu kazi tukabonana tukaganira bisanzwe ariko navuga ko kubw'amahirwe make igihe cyageze Nyagasani aramuhamagara nta kundi byagenda nyine twabyihanganye ni ugukomera hanyuma ejo cyumva inkuru ya Big Boss ko yitabye Imana wari uri hehe ndetse wabashije kubyemera koko yitahiye cyane ko benshi bavugaga ati cyangwa se muri kubeshya nakurikije komenti z'ikiganiro twakoze ntabwo nari ndi muri Kigali ejo ntabwo narimaze iminsi ntari i Kigali ariko nabimenye ejo nijoro bibwiye n'umuntu umunyamakuru ampamagara ambwira ati Big Boss byarangiye ariko nk'umuntu twari tumaze iminsi tuvugana Paul hari ukuntu Paul ke komera ntago biba byoroshye ntago byoroshye ariko ke ihangane komera ukumva ngo bwakeye ngo byarangiye kubyakira kuti se yapfuye ateyishwe n'iki ariko nta kundi indi mu ntara ihanagura biba ngombwa yuko nahise nza
ko bari bavuze ngo barashyingura uyu munsi kandi sinari mpari. Bwakeye nza kugira ngo basi uyu munsi nze kuhaboneka dutabara abasigaye. Ihangane. Hanyuma uri mu bantu nzi ko bavuganye na Big Boss, amagambo ya nyuma mwavuganye ni ayahe? Ubwo aheruka inaha yigeze kurwara ajya mu bitaro afite ikibazo cy'umutima, ariko bamuha imiti, afite n'ikibazo cy'ubuhumekero. Yakoze n'ikiganiro ndabyibuka, turavugana kuri phone, aravuga ati nari mfuye ko twe dufite gahunda kujya kumusura nka groupe ntibyakunda, aravuga ati norohewe mwikirirwa muza. Arakira avuga ati nari mfuye bya brag, ariko kumbi twamenye ko hari ukuntu Imana igutiza igihe cyo kugira ngo usezere. Ariko abo usezera ntibamenye ko Paul ntabwo biba byoroshye. yakize. Reka uretse ngufashe ke, ni ibintu bitoroshye, ntago. Ihangane. Hanyuma ke nicyo kintu utazamwibagirirwaho. Ihangane. Twakoranye ikiganiro, yagiraga brage nyinshi, ari kunganiriza ambwira ati aka najya kunanira ujye ubigenza utya. Yakundaga kuganira kenshi, arambwira ati se umugabo wawe cyangwa se iyo kuva mwabana, niko kantu nibuka nkumva karambabaje kuko kari gasekeje. Aravuga ati kuva abana n'umugabo wawe mwari mwanika matera. Byaransekeje nyine, nibaza ukuntu nakanika matera kandi nta mwana dufite wenda. Arambwira ati nimba utarayanika ufite ikibazo n'umugabo afite ikibazo. Avuga utuntu dusekeje cyane nyine, yitwaga turi gukina, tunda kuganira, gusetsa. Sinzi umunsi tugeze kumuserereza turi kuganira brage, aravuga ati kuko afite nimba ibiro 170. Aravuga ati njya nibaza niba mpfuye nabona isanduku bashyiramo. Ariko twaraganiraga. Komera. None nk'uko yabivuze, hari ukuntu umuntu avuga ikintu kikanaba ariko atazi ko bizaba. Yabivuze aganira, turi kuganira bisanzwe, none kugeza uko yabivuze n'ubundi byabaye. Hano twamenye ko impamvu gushyingura byatinze, bakoresheje isanduku iba ntoya, none bagiye gukoresha indi. Urumva ijambo yavuze ubundi ryabaye. Dutegereje ko barangiza gukora indi kwiramo undi tugashyingura. Tugana ku musozo w'ikiganiro, niriye somo ukuye ku rufu rwa Big Boss? Benshi bavugaga ati tuzamusura, wenda mwe mufite muri gahunda, ntago wicuza ko utamugezeho akiri muzima? Ntago wabyicuza kuko ntago ubuze igihe cy'umuntu. Hari igihe ubuvuga uti nzasura umuntu, wenda twe twarapanze ko tuzamusura akatujyana ngaho bita ku mashyuza. Nyine twapangaga ibintu byinshi ariko birangiye bitabaye. Ntago wakirenganya, ariko kuko utazi igihe umuntu azagucikira, wenda icyo kintu kitabaye ntago wavuga ko impamvu ari yawe. Gusa twaje kuhaba nka famiye cyangwa se nk'inshuti ze magara, kugira ngo dufate abandi mu mugongo, tubereke ko basi nubwo agiye ariko hari abasigaye. Nicyo kintu cyatuzanye. Hari abantu benshi murazi kubabona, niyo mpamvu rero twaje kugira ngo Paul urakoze. Gasaro TV.